fatika n'ikaramu twiga amasomo y'ubuzima utazigera wigishwa n'undi mwarimu wari wese uretse umwarimu w'ubuzima. Uyu munsi rero nabakoreye umuti abakunzi ba Beyonce. Hari abantu benshi bifuje ko namugaruka mu ijambo ryahindura ubuzima. Beyonce yavutse ku itariki ya 4 z'ukwa 9 mwaka w'1981. Avukira mu gace ka Houston mu mujyi wa Texas ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ababyeyi be bamwise Beyoncé Giselle Knowles. Izina Carter yaryongeyeho ubwo yari amaze gushyingiranwa na Jay-Z. Beyoncé rero n'umwana wa kabiri mu muryango wabo. Se yitwa Mathew Knowles, akaba ari nawe watangiye kumufasha mu buhanzi ubwo yari agitangira gukora muzika. Nyina yitwa Tina Knowles, akaba umudozi w'imyenda. Beyoncé afite umuvandimwe nawe uririmba witwa Solange Knowles. Akiri muto Beyoncé yakunze kwitabira amarushanwa yo kuririmba yaberaga hariya muri Texas. Mwaka w'1990 bifashijwemo na se. Yinjiye mu itsinda ry'abakobwa baririmba ryitwa Disney's Child. Yarahuriyemo na Kelly Rowland, Michelle Williams hamwe na Latoya. Iri tsinda akaba ari se wa Beyoncé warifashaga, yari manager. Mu ndirimbo iri tsinda ryagiye ririmba cyangwa se ryamamayeho harimo Say My Name, Survivor, Independent Woman hamwe na Waterfalls. Nubwo iri tsinda ryari riyoboye muri muzika ntabwo ryabashe gukomeza gukorana kubera ko muri 2001 ryatandukanye, buri umwe agafata inzira ye. Kuva rero muri iryo tsinda kwa Beyoncé nibyo byatumye uyu mukobwa rwose ahita yamamara cyane. Icyo gihe yari akiri umukobwa. Muri 2002 yakinnye muri filime yitwa Austin Powers, ikaba ariyo yinjije amafaranga menshi uwo mwaka muri filime zari zigezweho icyo gihe. Muri 2003 ku mugaragaro Beyoncé yatangiye kuririmba ku giti cye, ahita asohora album ya mbere yise Dangerously in Love. Iyi album yarakunzwe bikomeye ndetse indirimbo 5 ziriho zijya ku rutonde rwa Billboard Hot 100, ibintu bitari bisanzwe bibaho. Indirimbo zamamaye hirya no hino zari kuri iyi album harimo Crazy in Love yakoranye na Jay-Z, Baby Boy yakoranye na Sean Paul. Iki gihe indirimbo ze nizo zacurangwaga cyane kuri radio na televiziyo mpuzamahanga, bituma rero Beyoncé arushaho kumenyekana. Muri 2006 yasohoye album yise B-Day, imuhesha ibikombe 6 birimo 2 bya MTV Awards. Muri 2008 yasohoye album ya gatatu yise I Am Sasha Fierce, yamuhesheje ibikombe bikomeye cyane birimo 2 bya Grammy Awards. Muri 2011 Beyoncé yakoze album ya 4 imuhesha Soul Train Awards. 2013 yasohoye album yitiriye izina rye yitwa Beyoncé. Muri 2016 yasohoye album yise Lemonade. Ikaba yaravuzwe hirya no hino bitewe n'indirimbo zariho zivuga ko bijyanye no gucibwa inyuma. Icyo gihe byavugaga ko umugabo we Jay-Z yamuciye inyuma. Iyi album niyo yagurishije cyane uwo mwaka ndetse inamuhesha ibindi bihembo. 2018 yafatanyije n'umugabo we Jay-Z bakorana album bise Everything is Love. Iyi album yaje itunguranye gusa ntibyayibujije guca agahigo ko gutwara Grammy Award 3 mu mwaka umwe. Hanyuma muri 2019 yasohoye album yitwa Homecoming, ari nayo yabaye iya mbere yakunzwe uwo mwaka. Hanyuma mu mpera za 2019 Beyoncé yongeye gusohora album yakunzwe cyane yise The Lion King, The Gift. Akaba ari yahurijemo abahanzi bakomeye bo muri Afrika barimo Burna Boy, Wizkid, Yemi Alade hamwe na Tiwa Savage. Beyoncé nanone azwi cyane mu nkuru z'urukundo rwe na Jay-Z, rwagize uruhare rukomeye cyane mu kwamamara kwe. Kubakurikiranye umuziki wo muri Amerika baza amateka y'urukundo rwa Beyoncé na Jay-Z, uko yatangiye kuva Beyoncé yatangira kuririmba aba muri rya tsinda nababwiraga haruguru.
byari bizwi ko afite umuhungu bakundana biganye ndetse baturuka no mu gace kamwe witwa Linda Rock. Gusa urukundo rwabo rwarangiye mu mwaka w'1996 ubwo Beyonce yabitangazaga, akaba yaravuze ko bapfuye ko yamufuhiraga bikabije. Kuva icyo gihe Beyonce niyongeye kujya mu rukundo kugeza mu mwaka w'1999. Icyo gihe rero nibwo yahuye n'umuraperi kabuhariwe Jay-Z. Kuva abo bombi bahura batangiye kuba inshuti za hafi, gusa ntibahita bakundana. Iyo babazwaga niba bakundana buri umwe yasubizaga ko ari inshuti magara gusa. Mu mwaka wa 2001 nibwo Jay-Z yaje kubwira Beyonce ko amukunda. Byari bimeze nko korosora wabyukaga. Beyonce nawe amubwira ko yamukunze kuva kera. Urukundo rwakomeje gusa naho rugirwa ibanga, bakabihisha itangazamakuru, ariko kenshi bagafotorwa bari kumwe basohokanye, bigatuma abantu benshi bemeza ko bakundana. Kuba Beyonce yarakundanye nawe rero aribwo agitangira kuririmba ku giti cye, byatumye ahita yamamara byihuse mu itangazamakuru. Buri gitaramo Jay-Z yakoraga yajyanagamo Beyonce, bimufasha no guhita abona abafana cyane ko abafanaga Jay-Z bahise banafana Beyonce. Urukundo rwabo rwakomeje kuvugwa cyane hirya no hino ku isi, bituma couple yabo bayita power couple, ndetse bakemeza ko ariyo ya mbere mu muziki. Ibi byaterwaga nuko ku ruhande rw'abahanzikazi Beyonce yari amaze kubaka izina, yari amaze kubakubita inshuro, naho Jay-Z akaba yarayoboye abandi bahanzi, amaze no guca uduhigo dutandukanye, cyane ko yari we mwirabura wa mbere watwaye Grammy Awards. Muri 2007 Jay-Z yatereye ivi Beyonce amwambika impeta y'urukundo amusaba ko babana iteka ryose. Muri 2008 mu ibanga rikomeye Beyonce na Jay-Z bakoze ubukwe, batumira imiryango yabo n'inshuti za hafi gusa. Batangaje ko bakoze ubukwe nyuma y'amezi 6 bubaye. Nibwo berekanye amafoto n'amashusho yabo. Muri 2010 ndetse na 2011 Beyonce yahuye n'ibyago byo gusama, nyuma ariko inda zikavamo inshuro ebyiri. Uyu muhanzikazi avuga ko ari byo bintu bibi bibabaje yanyuzemo mu buzima bwe bwose. Hanyuma muri 2011 mu birori bya MTV Awards, Beyonce nibwo yahishuye ko atwite umwana w'umukobwa. Tariki ya 7 z'ukwa mbere 2012 Beyonce yibarutse imfura ye na Jay-Z, umwana w'umukobwa bamwita Igice Carter. Urukundo rwa bombi rero rwakomeje gukomera, ari nako barushaho kwamamara kugeza muri 2016 ubwo Beyonce yasohoraga album yise Lemonade, ikubiyeho indirimbo zivuga ko Jay-Z yamuciye inyuma. Iki gitangazamakuru nta kindi ryavugaga uretse ibi. Beyonce na Jay-Z rero akandi gashya kababayeho nuko bongeye gushyingirwa bwa kabiri muri 2018. Nubwo itangazamakuru ryavuga ko urukundo rwabo rugiye kurangira, bakaba bakwaka gatanya, yaje gutungurana ubwo ku itariki ya mbere z'ukwa 2017 yerekanye amafoto agaragaza ko atwite impanga, ndavuga Beyonce. Iyi rero niyo yabaye ifoto ya mbere ikunzwe cyane abantu benshi kuri Instagram, murabyibuka. Mu kwezi kwa 7 rero ko mwaka nibwo Beyonce yibarutse impanga y'umuhungu n'umukobwa ku bitaro byitiriwe perezida wa Amerika Ronald Reagan. Muri 2018 nibwo Beyonce yerekanye bwa mbere impanga ze, anavuga amazina yazo abinyujije mu kinyamakuru kabuhariwe Vogue magazine. Impanga y'umukobwa yitwa Rumi Carter, naho umuhungu akitwa Sa Carter. Muri 2020 Beyonce yasohoye filime yaciye agahigo, ni filime yitwa Black is the King. Avuga ko yahituye umuhungu we Sa Carter mu rwego rwo kumwigisha no kumukundisha umuco w'abirabura, akamenya n'aho aturuka. Kuva muri 2003 Beyonce yatangira muzika, amaze guca uduhigo twinshi cyane rwose. Hari nk'agahigo yaciye kari gasanganywe nyakwigendera Michael Jackson. Ni agahigo ko kuba umuhanzi mu mateka y'isi wahawe ibikombe byinshi birimo ibikomeye kurusha ibindi, ibikombe 28 bya Grammy Awards. Beyonce rero afatwa nk'umuhanzikazi wa mbere muri Amerika uryoshya urubyiniro, aranahenze cyane kurusha abandi bose. Mu kumutumira mu gitaramo ni uhenze. Nanone kuba kundwa n'ibindi bikomerezwa Barack Obama, Michelle Obama, George W. Bush bituma yubahwa cyane.
ni nawe muhanzi wa mbere ukundwa n'abandi bahanzi bagenzi be. Abahanzi bagiye batangaza ko bamukunda ba Rihanna, Nicki Minaj, Kendrick Lamar, Jennifer Lopez n'abandi batandukanye. Beyonce ari no ku rutonde rw'abagore 10 ahuriraho na Kamala Harris, Vice Perezida wa Amerika. Uru ni urutonde rw'abagore bahinduye amateka y'abandi bagore mu ngeri zitandukanye. Aza kandi ku rutonde rw'abantu 100 bavuga ari kijyana ku isi, akaza no ku mwanya wa 18, naho umugabo we Jay-Z akaza ku mwanya wa 9. Wamuvuga rero bwakwira bugacya. Munyemerere uyu munsi ngaruke kuri amwe mu magambo yahindura ubuzima agiye avuga, cyane ko yifujwe n'abantu benshi. Beyonce yaravuze ngo ibyishimo biva muri wowe, nta wundi ushobora kugushimisha, ni wowe ubwawe wishimisha. Beyonce yaravuze ngo ibintu byose bimeze neza, ntubasha kwiga kandi ntukura. Yaranavuze ngo bimwe mu bitekerezo byanyubatse ni igihe natekerezaga ko guca inyuma no kugambanira ubwoba bwanjye ari ikintu gishobora gutuma nkabya inzozi zanjye, gusenya umubano wose nari mfitanye no gushidikanya, ahubwo nkajya mu rukundo n'icyizere. Icyo gihe nibwo nabashije kubana akaramata n'inzozi zanjye. Muri make, kugira ngo ushyingiranwe n'inzozi zawe biragusaba gukora divorce n'ubwoba no gucana umubano no gushidikanya. Uyu mugore yaravuze ngo ntushobora kwishimira ibyiza utarahuye n'ibibi, ntushobora kwishimira amahoro utarabonye ububi bw'intambara, burya ntushobora no kwishimira ibyo kurya utarahuye n'inzara, ntushobora kwishimira ubuzima buzira umuze utararwaye. Buri kimwe cyose wishimira ukishimira kuko wahuye n'ikinyuranyo cyacyo. Beyonce yaravuze ngo kwihesha agaciro bigenwa nawe ku giti cyawe. Ntugomba kwishingikiriza ku muntu uwo ari we wese ngo akubwire uwo uriwe. Yaranavuze ngo ubwiza burashira, ariko roho yawe izahoraho iteka ryose. Ita kuri roho idashira kubera ko ubwiza burarangira. Yaranavuze ngo biroroshye kumva amajwi y'abandi bantu, ariko bigakomera cyane kumva ijwi ryawe bwite. Buri muntu wese muhuye hari icyo abagushakaho, ariko ikibazo ukwiriye kwibaza ni iki ngiki: ni iki ngewe nshakira ubuzima bwanjye? Niba buri wese muhuye agushaka ikintu runaka, wowe urashaka iki? Ni iki ushakira ubuzima bwawe? Hanyuma Beyonce yaravuze ngo niba ukora cyane, icyo ushaka cyose kizakuzaho. Nzi ko ibyo byoroshye kubivuga kuruta kubikora, ariko icyo Beyonce ngo agusaba wowe komeza ugerageze. Yaranavuze ngo ikintu niba ari cyiza gikwirakwize utitaye ngo ni kinini cyangwa ni gitoya. Uyu mugore yaravuze ngo nta muntu uguha imbaraga, ahubwo imbaraga urazifata. Yaranavuze ngo igihe cyose mama yahoraga anyigisha kuba umunyembaraga no kutaba igitambo. Ikindi nibuka yagajya anyigisha ni ukutagira inzitwazo no kutiringira uwo ari we wese ngo ampe ikintu runaka. Nakuze nzi neza ko buri kimwe cyose nkeneye ngomba kukiha njye ubwanjye ku giti cyanjye. Beyonce yaravuze ngo ntacyo dushobora kubona tudafite urukundo. Aranavuga ngo bakobwa murashaka ko mbabwira ibanga ryo kuba mwiza? Umugore aba mwiza cyane yamwenyuye. Beyonce yaravuze ngo kora ibyo wavukiye gukora, kandi ugomba kwizera wowe ubwawe. Aranavuga ngo kora ibyo usabwa, ibindi ubiharire Imana. Imana ihorana gahunda nziza kuri wowe, kandi buri kimwe cyose kibaho ku bugenzuzi bwayo. Uyu mugore yaravuze ngo akira amakosa yose ukora, kubera ko ari yakugira uwo uri we. Yaranavuze ngo ibyo ukora byose ubisanga imbere bikurindiriye. Yaravuze ngo ikizakubwira kuri kumwe n'abantu ba nyabo nuko bazakangura verisiyo yawe nziza. Abantu ba nyabo bazagufasha kuvumbura ubushobozi bukurimo. Hari inyandiko nahoze nsoma igaragaza uburyo mu turemangingo twacu abahihishemo imbaraga n'ubushobozi dukomora ku bakurambere bacu. Burya niyo mpamvu kumenya ibisekuruza byawe ari byiza.
ukamenya ibikorwa abakurambere bawe bakoze, by'umwihariko ibikorwa by'ubutwari. Niba sogokuruza wawe yarakoze ibintu bihambaye, birashoboka ko nawe mu turemangingo twawe harimo ubwo bushobozi. Ubwo bushobozi rero ubuvumbura ryari? Ubuvumbura iyo wihaye challenge, iyo wistresheje bwa bushobozi bw'abakurambere bawe busanzwe businziriye muri wowe, burakanguka. Ipase muremure, rekeraho kuba muri comfort zone. Uko wipasa muremure niko ubushobozi businziriye muri wowe bukanguka. Beyonce yaravuze ngo ikintu gishitura abandi buri mugore wese akwiye kugira no kwigirira icyizere, kwihagararaho, kugira confidence. Yaranavuze ngo namenye nkiri muto ko nta wundi muntu ufite inshingano zo kunyitaho uretse njye ku giti cyanjye. Arongera aravuga ngo ntekereza ko rimwe na rimwe ari byiza ko umuntu ahangayika. Icyo ni ikimenyetso cy'uko ubyitayeho. Iyo bitaguhangayikishije burya uba urangaye. Beyonce yaravuze ngo iyo wikunze ukaniyakira ndetse ukamenya ko nta wundi uzakwitaho uretse wowe ubwawe, ikindi ukigira ku makosa ugenda ukora, icyo gihe nibwo uhagarika kwita ku byo abandi bagutekerezaho ahubwo ukiyitaho. Uyu mugore yavuze ijambo rikomeye cyane, nifuza ko riri no mu yo twasigarana. Yaravuze ngo ukuri nuko gutsindwa ari ibya buri wese. Ntushobora kuba mwiza ku buryo utatsindwa, ntushobora kuba munini ku buryo utatsindwa, ntushobora no kuba umunyabwenge ku buryo utatsindwa. Gutsindwa ni ibintu bibaho hatitaye ku cyo uri cyo. Ikibazo si ugutsindwa, ahubwo ikibazo ni ukudakura isomo kuri uko gutsindwa. Iyo wabikuyemo isomo ntibiba bikiri ugutsindwa, biba byabaye kwiga. Hanyuma Beyonce yaravuze ngo ese mutekereza ko ari bande bayoboye isi? Beyonce arakubwira ngo ni abagore. Hari igihe isi yigeze kuba iy'abagabo mu myaka ya kera, nabisobanuye mu kanya, ariko ubu ngubu isi yabaye iy'abagore. Muzasome igitabo cya Robert Greene, The Art of Seduction, kirabisobanura cyane rwose. Beyonce yavuze amagambo menshi, ariko iriryoshye muri yose nanabasigira none ahangaha nanasorezaho. Yaravuze ngo buri kiremwa muntu cyose ni cyiza, icy'ingenzi ni ukwita cyane ku yandi mahirwe dufite kuruta kwita ku bwiza. Ubwiza bw'umukobwa bushobora kumugeza ibwami, ariko ubwenge bwe bukagena igihe azamarayo. Hari andi mahirwe abantu bakwiye kwitaho kurusha uko bamara umwanya munini bita ku bwiza. Reka rero mbashimire mwese twabanye mu nzu y'ibitabo y'uyu munsi. Iki kiganiro cyagucitse, jya kuri YouTube channel _TV, genda ukore subscribe tuye tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima. Ushobora no kunkurikirana kuri Instagram, nitwa Dashimu 250, Dashimu 250, no kuri Twitter nuko nitwa. Genda ukore follow tujye tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima.